twongeye kubasuhuza kandi tunabashimira abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho, turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Ngira ngo mu kiganiro gitambutse twari turimo gusobanura iyi raporo ngo basohoye ngo y'Abanyamerika, ngo basobanura ngo imizi ya M23. Ibyo basobanura ni amateka, ntabwo ari imizi. M23 niyo mu mizi, ni isoko, ngira ngo twabanyuriyemo. M icyo bisobanura ni mu nda ya byose. N'abariya abazungu ubona bose bakomoka aha niho mu nda ya byose. Nubona ngo u Rwanda ngo bararutoteza, ngo igihugu cy'u Rwanda ngo baragitoteza, baba batoteza mu nda y'iwabo, kandi ntawe utoteza uwamubyaye ngo azatuze. Uzatoteza u Rwanda wese azagira ingaruka, kuko u Rwanda ruba rufite amashami hose. Ngira ngo twanabasobanuriye ikizima cyaje kwitandukanya na bariya kiri mu bwoko bw'ingwe, cyiswe Misi. Icyo ngicyo cyaje kubyara umwana umwe kimwita Hizron, niwe uhagarariye California. Inka twamworoje ijuru rya Kamonyi bamworoje zihari ya Texas. Ahantu hose tuba dufite amashami. Umukobwa yaje gushaka yamukuye muri Spain. Ngira ngo twarabasobanuriye, tubasobanura ko bajya gushinga ingoma Rwoga igihe cy'abami b'ibimanuka. Nitwe twagize abami b'ibimanuka ku isi n'ahandi. Ibyo bimanuka rero ibyo bizima byaramanutse bije gushinga ingoma y'abazima. Noneho uwari waranomwe kugira ngo azime ingoma Rwoga yitwaga 06. Imiyaga y'abera rero barenze ikirere cya mbere bageze mu kirere cya kabiri, imiyaga y'abera yaramuyobeje, aragenda ajya agwa ahitwa Leha. Ubu hari n'ikipe yitwa Real Madrid, ni umurwa mukuru wa Spain. Bari abazungu bo hagati bose babyarwa na Gihanga, ariko icyo gihe hitwaga 06. aribwo Igihanga cyahanze isi yose. Ni umunyarwanda, ni igi ryatewe na Nkuba. Abwira umubyeyi ati abuzukuru banjye bari hehe, abuzukuruza banjye bari hehe? Nkuba ati se sinabakohereje mu gihe cyo hambere? Ati ntago barangeraho. Nibwo bahereye ko babaza uhoraho wabaga hagati yo hasi no hejuru, ari we wamenyaga ibyo hasi akamenya n'ibyo hejuru, ari buri muri nge. Atabuzukuruza b'Igihanga, abuzukuruza b'Igihanga bari hehe? Nuko uhoraho ati ntabwo bamenye ibyabaye. Ati reka da. Baramanutse barenze ikirere cya mbere, bageze mu kirere cya kabiri, imiyaga y'abagore babera iramubakuza iramujyana. Ubu yibereye ahitwa Leha. Ati ubu ameze neza, arimo araswera, nta kibazo gihari, abagore bose yarabigaruriye. Nkuba ati niko bimeze? Nkuba bararakaye, aramanuka. Abarirwa rero mu gisiga cyitwaga Seruhara rwa Nkomokomo, umwami w'ibihishwe. Buri wese atazi ibimvuga n'ibisiga byabasigiye ibisigo. Ese usiga hano ni nde? Baba bakubwira ngo siga ibikwirukankana, nusubira inyuma biragufata. Usiga rero aharanira kujya imbere.
iyo mwari muri kumwe na Wiringoma mugasubira inyuma, ese ubwo murimo gusiga, murimo kujya imbere? Buriya iyo ugendana n'undi wakaba akomeza, wowe ugenda wisigaza inyuma, uhagarara wisigaza inyuma, wese nusubira inyuma uwakomeje imbere ubwo uzamufata. Gusubira inyuma uva mu bice wafashe n'ubugwari, kujya imbere wongera ibice wafashe ni ubutwari. Ijuru rikeneye ubutwari, ntabwo rikeneye ubugwari, inshuti zanjye. Nuko 06 ubwo hari ikizima cyiza, uyu nguyu bajya bakunda kwitwa ngo bakunda kwitwa Satani, ni bucura bwa Rurema, n'umunyarwanda ko mukangaza Bigogwe. Iyo ubona ngo baramutoteza n'ibiki byose bamutoteza, n'abayamana bazanye. Iriya ntabwo ari yacu, n'iyabera. Twe twari dufite uwabirabura yitwaga Nyagasani. Iyo yari yo mu ndaro hano, abayibonaga n'abinjiraga mu bikari by'indaro, indaro z'abazimu. Nyagasani yari uw'abazima, ntibabandwaga ngo baterekere. Nyagasani yabaga ku karubanda. Hanyuma iyo mana bazanye imeze yari iri mu bwoko bw'ikiziramire igihe cya Mukobanya, isigara ari umwuka, bayishakira mu ndaro. Bamaze gukata imipaka nibwo bavuze ngo kirizikwiho kirazira ngo bimitse umwami Imana asimbuye umwami Nyagasani. Nuko yaje ku mugaragaro, kuko yari igiye kwinjira muri ya madini ya cya gitabo kibumbiyemo imizingo, kibumbiyemo ibituro n'imizingo ya ba nyirabyo. Urumva ngo muriho mutariho. Abazimu barahagurutse, inshuti zanjye. Nimutumva ibyo ndimo kuvuga, izi ni imbaraga zibatoteza. Ukuri kwasimbuwe n'ikinyoma, kandi iteka uhagaze mu kuri atsinda ikinyoma. Nimushamikana n'ikinyoma kandi muri mu kuri, ikinyoma cyo kizi ukuri. Hano ubona ngo Trump arimo arabatoteza kuko ari mu kinyoma cya Illuminati, ari mu kinyoma cya Bermuda. Uyu nguyu Gisekedi, uyu nguyu Ndayishimiye, buriya Burundi yari y'imfura. Abahinzi babaga mu Burundi bariya bose binjira ahitwa Kamanyora. Ibyo biganiro twarabisohoye. Ndayishimiye ni umunyekongo, aturuka muri Kivu y'Amajyepfo hariya. N'abariya bose ubona, mpamvu ubona barimo kwakira interahamwe. Rero utumva ibyo ndimo kuvuga afite ikibazo. Ngenda kurura nkakubwira n'umuntu atarabaho. Ninde se wabaza 06? Ninde se wabaza Canada yaje ite? Akananda. Ninde wabaza se bariya bari mu mwimerere wo guhora bambaye ubusa, bari mu ishyamba rya Amazon? Uzi ubwiru bwabo ni brawo murindagira gusa. Ko turakomeye, turafata mufata ibiki? Ubu wabaza M23 ngo abarimo gutsinda isi yose n'abaye. Yari Wiringoma na Makenga, Makenga asigaye wenyine. Ariko buriya yo matanye n'ijuru ryaziba icyuho cya Wiringoma. Katwumve iyi raporo
iyi raporo y'abazimu z'uko u Rwanda rwashakaga gufasha abo barwanyi mu buryo bwo kubaho. Icyakora cyo u Rwanda rwahakanye ibyo birego byose ni ku bijyanye n'iyo nkunga. Hanyuma raporo ikavuga ko hari ingabo za Uganda zoherejwe muri Ituri hafi y'umupaka wa Uganda. Ibyo rero kandi ngo bikajyana n'uko byari nk'imbanziriza mushinga ya M23. Hari kandi ngo n'imishinga y'imihanda iri hafi y'umupaka w'u Rwanda yateje impungenge. Muri iyi raporo bavuga ko u Rwanda ngo rwakomeje gushyigikira M23, hanyuma ngo na Uganda nayo ikomeza kugenda izamuka mu bice bya Ituri. Icyo gihe rero ngo umubano hagati ya Kigali na Kampala wari warazambye cyane, u Rwanda rugakeka ko Uganda ishobora gukoresha ubutaka bwa Kongo mu guhungabanya umutekano warwo, ubwo Uganda yari itangiye kwerekeza mu bice bya Ituri. Ngo ni ku rundi ruhande u Burundi nabwo ako kanya ngo bwari bwarohereje ingabo muri Kivu y'Amajyepfo, aho bari mu makimbirane n'umutwe wa Red Tabara uvugwaho kuba ufitanye isano yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Aho rero mu Rwanda rwumvaga rudatekanye, narwo rutangira gutekereza ku bijyanye no gushyigikira M23 kugira ngo abanzi bari barugosagose ari bo Uganda ubwo n'u Burundi, nk'uko muri iyi raporo byanditse, ngo M23 ise nk'aho ibacunga cyangwa se irucungira umutekano. Aha rero ngo hari umubano w'amakenga n'u Rwanda nawo bawugarutseho muri iyi raporo. Bati ni mu mateka umubano hagati y'Amakenga n'u Rwanda ntabwo woroshye. Nubwo Makenga yarwanye afatanyije n'ingabo z'u Rwanda kuva mu myaka y'1990, ariko uyu ni umunyamakuru abavuga ibintu ahuzahuza. Ntabwo Uganda yigeze yangana n'u Rwanda. Wari ushatse kubizambya ni uwiswe Kayumba Nyamwasa, wari ushinzwe umutwe witwaga RNC, niwe wari winjiyemo hariya. Noneho mu kwinjiramo hariya ubabwira ukuntu u Rwanda rwamurenganyije, ibintu bene nk'ibyo ngibyo. Hanyuma leta ya Uganda ibirabyumvishije, ariko mu kubyumva urumva ababigizemo uruhare ni za mbaraga nyine z'abagambanyi baturuka muri biriya bice mu majyaruguru y'u Rwanda, bambe mu majyaruguru ya Uganda. Urumva ni ukuvuga ngo rero hajemo agatotsi, igihugu cy'u Rwanda cyumva yuko ibibazo byavutse, ariko u Rwanda rwo mu mizi ruhera ko rwinjira mu banyabigabiro. Rwinjiye mu banyabigabiro, ikibazo kirakemuka. Museveni ashaka kugira ngo aze yumvikanishe bashobore kongera kwiyunga, nabwo ntibyakunda neza. Uyu mwana w'umunyabigabiro muzumva yuko yivugira abacwezi, niwe ibintu wabishyize mu bikorwa. Rero ni ukuvuga ngo u Rwanda na Uganda ni bamwe, kuko abahagarariye Uganda ni abanyabigabiro barimo ba Ruganzu. Mwebwe mwaje kwanga muhitamo abazimu, mwanga bazima. Ibyo rero byari ukugira ngo tubasobanurire bene nk'ibyo n'imizi. Mubona ngo u Rwanda ngo rwaratsinze, ntabwo ari rwo rwatsinze, ntabwo ngo inkotanyi ngo nizo zatsinze. Ahatsinze abo mu mizi. Abo mu mizi ni nabo bakora ibitendo hirya no hino bigacamo, ariko bari aha bose nta n'umwe ushaka kugira ngo yihuze nabo, bari kuri ya mana ry'inka. Ubu dufite hano usa n'ugenda bisohokamwo ni perezida wenyine, n'abandi bose ni ikibazo. kandi ngo yagiranye amakimbirane menshi n'abayobozi b'izo ngabo, ngo bamushinjaga kutubaha amabwiriza, ngo nawe akabashinja gushaka kumugenzura cyane.
ariko nanone ngo guhera mu mwaka wa 2020 u Rwanda rwatangiye kongera kumwegera binyuze mu bantu yari yizeye. Intego ngo kwari ugukumira ko abantu nka Makenga bashobora gukorana n'abandi banyepolitiki cyangwa se n'ibindi bihugu, ni mu gihe u Rwanda rwabonaga ko rwagoswe na Uganda n'u Burundi. Ni mu ntangiriro rero z'umwaka wa 2022 ngo habaye imirwano itandukanye, ariko M23 ngo ntabwo yari ifite abasirikare bahagije n'ibikoresho bihagije. Kugira ngo rero yongere imbaraga, M23 yatangiye gushaka abarwanyi benshi. Ngo ni mu kigo cya gisirikare cya Bihanga muri Uganda ndetse no mu nkambi z'impunzi zo mu Rwanda nk'uko byanditse muri iyi raporo. Aha rero ngo harimo abanyekongo benshi bo mu bwoko bw'abatutsi, bamwe bamaze imyaka irenga 30 mu buhungiro. Batangiye rero noneho kumva ngo propaganda ya M23 bagahitamo kwinjira muri iryo huriro. Ibi bikorwa rero byo gushaka abarwanyi ngo byakozwe ku bufatanye n'ubuyobozi bw'ibihugu byombi Uganda n'u Rwanda. M23 ngo yashyizeho kandi ikigo cy'imyitozo cya Canzu ni munsi y'umusozi wa Sabyinyo hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Uganda, aho yahuguraga abasirikare n'abayobozi bashya. Aha rero bakomeje bandika bati hari hinduka cyangwa se impinduka zikomeye cyane mu ntambara yo mu mwaka wa 2022 n'2024. Bati ni mu kwezi kwa Kamena 2022 ibintu ngo byarahindutse cyane, ubwo M23 bivugwa ko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda, iby'u Rwanda ruhakana, yigaruriraga umujyi wa Bunagana ufite akamaro kanini cyane ku mupaka. Ni nyuma yaho ngo u Rwanda rwohereje umukozi wihariye uzwi ku izina rya Santos wagombaga gufasha mu guhuza ibikorwa bya gisirikare hagati y'umwaka wa 2022 n'2024. M23 ngo yagiye yongera ubuso igenzura buri mwaka. Nk'ubwo ngubwo mu mpera z'umwaka wa 2023 yari imaze gufata igice kinini cya Rucuru, hanyuma mu mwaka wa 2024 mu mpera yari imaze noneho kugera muri Masisi. Raporo umvuko yakomeje ivuga iti kongera kwiyubaka mu rwego rwa politiki. M23 ngo yagerageje guhindura isura yayo igamije kwiyerekana nk'umutwe ufite intego za politiki, atari umutwe w'abarwanyi gusa. Yahise noneho yifatanya n'ihuriro rya politiki rya Alliance Fleuve Congo AFC riyobowe na Colonel Nanga wahoze ari umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri huriro ngo ryarimo n'abanyepolitiki baturuka mu ishyaka PPRD ryahoze riri ku butegetsi ni mu gihe cya Joseph Kabila. M23 ngo yahinduye izina noneho ryayo ako kanya, ivuga ko ari ingabo za YLC cyangwa se ingabo zigamije impinduramatwara, nubwo izina rya M23 ryakomeje gukoreshwa cyane. Raporo iti hari ukongera gukaza intambara mu mwaka wa 2025. Iti ni mu kwezi kwa Mutarama na Gashyantare 2025, ni nyuma y'uko ibiganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byari bimaze gupfa cyangwa se bidatanze umusaruro muri Angola mu kuboza ku mwaka wari wabanje ari wo 2024. M23 ngo yifatanyije n'ingabo z'u Rwanda ako kanya ngo bahise bafata umujyi wa Goma n'uwa Bukavu. Aha muri iyi raporo nubwo batabishyizemo ndabanza kwisegura kubera ko ibi birego byose bijyanye no gufatanya na M23 n'ingabo z'u Rwanda, u Rwanda n'ingabo zarwo barabihakanye. Dukomeje na raporo iti iyi miji ifitiye abaturage akamaro kandi ni imijyi ituwemo n'abaturage benshi kubera ko barenga miliyoni 3 bose hamwe. Ibi rero ngo byabaye noneho impinduka zikomeye cyane mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva intambara ya kabiri ya Kongo yarangira mu mwaka wa 2003. Raporo iti hari ibiganiro by'amahoro ndetse n'ibindi bigamije gukemura ikibazo byahise byaduka ako kanya. Ngo ni nyuma yo gufata imijyi ndetse no gukomeza gushyira igitutu mpuzamahanga kuri M23 ngo guhagarika imirwano, icyo gitutu nicyo cyari kigambiriye, ndetse no gutangira ibiganiro by'amahoro. Ibi rero ngo byayobowe noneho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo. Ngo hari ibiganiro byabereye i Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse n'ibiganiro byari byatangijwe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kongo, hagati ya M23 mu mbabarire na Kongo. Ibyo noneho ngo bitangirizwa i Doha muri Qatar ni mu kwezi kwa Kamena 2000. Inkuru z'abazimu ntabwo zigira umutwe, ntizigira ibihimba, zigira n'ikibuno.
biracurikiranye gutya. Kongo bajya guhurira kwa Trump muri Amerika, Trump ajya kubunga n'u Rwanda, ni M23 yari ijyanye u Rwanda, ntabwo ari M23 yari ijyanye igihugu cy'u Rwanda muri Amerika. Abari bajyanye igihugu cy'u Rwanda muri Amerika ni abasize bakoze jenoside ahangaha. M23 rero iri ukwayo. M23 nabo mu mizi baraharanira kubaho kandi bakabaho neza kuri buriya butaka. Buriya butaka bwahoze ari ubw'u Rwanda, bakata imipaka, izo mbaraga zari zigakata imipaka, zari zizi icyo zigiye gukora. Niyo mpamvu Kongo bayigize ngari ngo bayigiriye abazimu, bisanzuriremo n'ayo mabuye y'agaciro akenshi aba muri Kivu y'Amajyaruguru. Urumva rero nta kuntu ushobora gukata ubutaka uturutse ahandi ngo umbwire ngo ba nyiri ubutaka ngo bazagukundira. Mpamvu ubona Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri batigeze bangana, na Kongo n'u Burundi na hehe hose bose bari abazimu. Ariko ubutaka bwari bufite ba nyirabwo, bari baragiye muri 59, ntabwo bari abantu babo bagiye muri 59, ariko bakirwa n'abandi bari mu mabuye. Abari mu mabuye nibo babakiriye, barabatuza, babatuza ku butaka bwari bufite ba nyirabwo. Abagiye mu Burundi ntabwo bagiye ngo bakodeshe, abagiye muri za Tanzania ntibagiye ngo bakodeshe, hari Cyabayamba, Magashi, Rushosho, bahise babonayo n'inka nyinshi izaha ngaha bari baziriye. Abagiye muri Uganda, bagiye za Buremezi, muri Singo, bajya hirya no hino, bazajya za Kenkwanzi. Bwari ubutaka bw'ubuntu, nta wagezeyo ngo akodeshe. Ubwo butaka bwari ubw'abanyabigabiro, bari abatwezi, bari abazima. Yibi Trump yabibwirwa n'iki? Abazima bafite ubutaka bugari, ntabwo bameze nk'imfungwa zifungiye mu gace bise Eliminati. Eliminati ni zone 51 n'akantu gato. Iyo ugiye gufunga ufungira ahantu hato. Aba rero ntibafunze, baranyanyagiye hose. Urumva? Ibi rero ni imbaraga nshuti zanjye. Ntabwo ibi ngibi ushobora kubyinjiramo ngo bikurure ngo umbwire ngo bimeze gutya na gutya. Ntabwo u Rwanda rwagiye ruhagarariye M23. M23 nta wihagarariye. M23 nta wishakira ingabo ziyirwanirira. M23 ingabo ziyirwanirira ni ijuru ribahereza imbaraga, zibahereza ingabo zibarwanirira. Abo ngabo bitandukanyije no kwa Gisekinda kiriya, bariya bananga, bariya bose n'imbaraga izikazi kabinjiramo, bari ku butaka batazi ba nyirabo, ko barakata imipaka. Nomatanye n'ijuru ukanyambura ubutaka bwanjye ukabuhundi, abujyaho ariko atari ubwe bufite nyirabwo. Igihe kiba kizagera nyirabwo akongera akabusubirana. Ikinani cyavugaga ngo ikirahure kiruzuye, ngo naho mufite mwajya. Ubuse kiri, ubuse wakimanuye ninde? Ko bagira ubwenge bagaragaje uwakimanuye. Kiriya cyamanuwe n'abazima. Ninde warasa indege
akayitereka mu gipangu cye ntirenge. Uwo Trump cyangwa se n'abandi bazasubiza. Ubuse ko habaje bagakora genocide, ntabwo babifite iwabo, ntibagiye babifata satellite neza, bifasha amavideo, ntibabifasha kuki batabishyiraho ngo bigere, babishyiramo bikabura. Kubwira abatumva, igihe cyanyu kiri bugufi. Abazimu barabarya nshuti zanjye, abazimu barabarya, barahagurutse. Nimutumva ijuru muragowe. Katwongere dukomeze akandi gace. Nkoresha agatelefoni iyo ibiganiro birenze kicamo kabiri, niyo mpamvu ndimo kugenda ndekura ubuce kugira ngo kitaza kwicamo kabiri mukabura ukuntu muza kugikurikirana. Turakomeza iyi nkuru yasohowe n'abazimu ba Illuminati.